Kutambuka kw'abanyamurenge cyangwa ishwa ry'abanyamurenge imibare myinshi y'abantu kuba batarapfuye cyangwa ubwicanyi bwateguwe kuba butarahitanye imibare y'abantu bifuzaga bateguye ubwo bwicanyi harimo uruhare rw'abantu, si uruhare rwa leta ya Kongo, si uruhare rw'igisirikare cya Kongo, si uruhare rw'inyeshamba azirwanira ku butaka bwa Kivu y'Amajyepfo muri icyo gihugu cya Kongo zibasiye abaturage b'inzirakarengane z'abanyamurenge. Ahubwo n'umugambi w'Imana ku buzima bwabo Imana yabaremye ndetse n'uruhare rw'intwari z'imurenge zagiye zihara ubuzima bwabo kugira ngo zibashe kurengera abaturage babo bicwa bazira uko baremwe cyangwa bazira ko ari abanyamurenge muri icyo gihugu cya Kongo. Imurenge Amateka TV, Daudi kuri mikoro za Imurenge Amateka TV. Imurenge Amateka TV nanone igenda yibanda igaruka ku mateka ya hano muri gakondo iwacu Imurenge, ubuzima butandukanye, amakuru atandukanye ndetse n'andi makuru tugenda twinjiramo hirya no hino. Kuba imibare y'abanyamurenge benshi badapfa cyangwa imibare y'abantu benshi kurwa mu ntambara cyangwa muri ibyo bitero biragenda bibaza cyane abagize uruhare mu gutegura uyu mugambi ndetse batwaye igihe kirekire. Nanone kuba abanyamurenge benshi badapfa nanone cyane harimo uruhare rw'abarara ijoro ndetse baharanira ko umunyamurenge nawe yagira uburenganzira. Ibi nibyo tugenda tugarukaho twumviriza amwe mu magambo y'abagize uruhare mu batabazi benshi. Hari bamwe bagiye bagenda bavuga amagambo asa n'ahakomeye cyane azagenda agarukwaho mu mateka muri gakondo y'Imurenge mu bihe bitandukanye, iminsi myinshi ndetse ahatandukanye. Abanyamurenge barahatandukanye yaba muri Kongo ndetse no ku migabane yindi itandukanye, ibihugu bibarizwa mu mugabane wa Afurika n'ahandi hatandukanye. Abatandukanye bakuru n'abato bagenda bagaruka kuri aya magambo ndetse bavuga ko twese twagombye kugera ikirenge mu cy'intwari z'imurenge kugira ngo byibuze tuharanire uburenganzira kugira ngo bizadufashe kugera mu rundi rwego rw'intera y'ubuzima. Aya magambo niyo tugenda tugaruka twumviriza abatandukanye ndetse turagenda tunyuzamo n'indirimbo cyangwa amakoresi atandukanye uyu munsi muri studio za Imurenge Amateka TV. Daudi niwe mukiri kumwe. Burya mu buzima rero hari igihe kitemerera intwari gufata igihe yibaza ku bihe, ahubwo akumva ko ari we gisubizo kigomba kuzana, ari we gisubizo gihetse ibisubizo by'icyo gihe kihari icyo gihe cyangwa icyo gihe kigeze mu bantu. Intwari cyangwa ubutwari, intwari n'umugabo uba uhetse wumva ko afite umutwaro cyangwa ahetse umutwaro w'igisubizo cy'ubuzima bw'inyungu zishamikiyeho abantu benshi cyane muri rusange cyangwa inyungu rusange. Ubutwari ni inyungu, ubutwari ni imbuto idashobora gukumirwa hariho hose n'uwari we wese nuko yaba ameze kose. Ubutwari ntibubura inzira yaho bushobora kunyura. Ubutwari ni imbaraga zihangana n'ibihe. Ubutwari ni imbaraga zubaka amateka zikaba zahindura amateka. Ubutwari ntiwabuhisha, ubutwari ntibwihisha, ubutwari ntibwifata. Ubutwari nizo mbaraga zigenda zigaragaza ndetse zihangana n'ibihe bigeze ku bantu. Bwa mbere amateka y'abanyamurenge ndetse n'imurenge muri rusange ahatandukanye cyangwa mu duce dutandukanye, intara zari zituyemo abanyamurenge zitandukanye zagiye ziberamo ubwicanyi ndetse abaturage bagatwikirwa imihana hafi isaga 230 irenga yatwiswe. Bwa mbere amateka y'abanyamurenge ubu buzima bagiye babunyuramo muri gakondo y'imurenge hatandukanye. Bwa mbere kandi mu mateka y'abanyamurenge inka zabo, imitungo yabo yari yose, imirima n'ibindi n'andi matungo magufi yagiye anyagwa cyangwa akarimburwa n'amatsinda atandukanye yaragamije gukorera abanyamurenge jenoside muri gakondo y'imurenge cyangwa mu turere tugize imurenge muri rusange mu bwicanyi bukorerwa abanyamurenge mu gihugu cya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo. Nanone kandi n'ubwa mbere muri gakondo y'imurenge cyangwa n'ubwa mbere abanyamurenge bazengurukwa n'umwanzi bigatwara byibuze umunsi umwe, iminsi ibiri, iminsi itatu, ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri, ukwezi kwa gatatu, abaturage bazengurutswe n'umwanzi bategereza gusa ko byibuze hakurikira ubwicanyi cyangwa bicwa. Ubu n'ubuzima abanyamurenge banyuzemo muri iyi ntambara iri kubera muri gakondo y'imurenge mu duce dutandukanye. N'intambara y'amateka itarigeze ibaho mu buzima bw'abanyamurenge aho bari bagize byibuze n'ahantu hasa n'ahakomeye birenze kwibaza ko abantu bashobora kubyumva cyangwa kubitekereza no kubyakira no kubibwibwa.
dushingiye kandi ku bwicanyi bwagiye bukorerwa abanyamurenge igihe gitandukanye cyangwa imyaka itandukanye mu gihugu cya Kongo, aho bagiye bibasirwa n'abaturanyi babo abanyekongo, ndetse bagenda babibasira igihe cyinshi banacura imigambi yo kubarimbura ndetse no kubakorera ubwicanyi buteguwe. Iyi nshuro rero ubwicanyi bari gukorerwa n'ubwicanyi busa naho burenze urugero, aho byari bitangaje cyangwa bitangaje kubona imfura z'umurenge bagaragaza amarangamutima ahatandukanye, ugasanga abantu barimo bararira cyangwa abagabo b'imfura bararira barizwa n'ibihe barimo batabona byibuze ushobora kuba yagira uruhare mu kubatabara. Ubuzima busa naho butigeze bubaho kandi muri gakondo y'umurenge. Abakunzi ba Imurenge Amateka TV, Dawudi niwe mwari mukiri kumwe, reka tugende twumviriza byibuze amagambo asa nakomeye, amagambo yagiye yubaka ndetse anarema imitima y'abarahatandukanye bari bafite kwiheba na bwihebe ninshi, igaragaza ko umunyamurenge kurimbuka kwe akikamaze kugera. Ariko byibuze abasore intwari ninshi zagiye zitangaza abatabazi batanga bahara amagara yabo. Reka tugende twumviriza byibuze bamwe bagiye bagerageza kugaragara mu itangazamakuru cyangwa gukora ibiganiro mu itangazamakuru. abaturage bishwa leta irebera yiyambuye inshingano zayo, ahubwo igashigikira abatsemba abaturage. Nazo mpamvu zatumye imiborogo y'abaturage bari gupfa bishwa rubi bazira akarengane. Niyo yamuzanye n'ayatuzanye n'ayazanye n'abandi n'ayizozana n'abandi. Twabashe gutuza abaturage mu duce, twabashe gukuramwo abicanyi. Ubu abaturage baratuye, barahinga, baroroye, abana bariga. Iyo ni intambwe ikomeye, amayira ataragendwa agaragendwa. Urumva iyo ni intambwe itari nto imaze kugerwaho, n'izindi zizagerwaho. Yarambwiye ati leta niyisubiraho igakora inshingano zayo, ndetse muzogera gute? naho kuvuga ngo leta izongera imbaraga biruta izo yongera kubicanyi bari kwica abaturage, bari kutwicira, bari kuduhekura. Nta zindi izo zongera nazo si gutangaza, ni ibisanzwe. Turabizi ko ari uwo mugambi ibyo yagombye ko leta yabikoze, ahubwo ikora ibitari byo. Nta murongo uzahinduka wo kurinda abaturage, ntabwo wahinduka. Abaturage bafite akaga, bari mu ntambara, barishwe umunsi ku munsi, baranyagwa, barasenyerwa. Urumva nta mpamvu umurongo wahinduka wo kurinda abaturage, kuko n'ubundi ntabwo ari aha twagombye kuza guhindurira umurongo. Aho twari mu gisirikare cya leta dufite imirimo twagomba gukomereza muri iyo. Hano nta fiyeri ihari, nta zindi nyungu zihari, ukuye kurinda abaturage no kwanga ko abaturage bapfa rubi tugihari duhumeka. Nta kandi kazi dushinzwe, nicyo twambaye, gukunda abaturage n'ibyabo. Nta murongo wahinduka. Isi ya none ikeneye amasengesho yabera hirya no hino, hari imwe zitegereje
gutabarwa isi ya none ikeneye amasengesho yabera hirya no hino hari imwe zitegereje gutabarwa rangurura maze utangariza abafite intimba bwira nabo bose bashaka kwiyahura we dufite imana itabara bayo iyo duseze iratwumva we dufite imana itabara bayo we iyo duseze iratwumva rangurura maze utangariza abafite intimba we bwira nabo bose bashaka kwiyahura we dufite imana itabara bayo iyo dusenze iratwumva nje nahaswe no kumva ko kiriya kibazo cy'intambara zibera iwacu ngomba gufatikanya n'abari iwacu kuko nta bandi batabazi nabonaga bahari narategereje intambara zitangira ntegereza ko hari ubutabazi bushobora kubaho mu buryo bwa leta kuko inshingano z'umusirikare no kurinda abaturage n'ibyabo n'imipaka y'igihugu ntegereza kuko hari ico leta ishobora kubikoraho mbona nta kibikozeho kuko numvaga nsa n'uwagwaye ikirungurira kubwo impamvu z'akababaro k'ibibera iwacu numvaga nta mahoro mfite nta n'amahoro ushobora kuzabona mu buzima bwanje ntabashije kurwana iriya ntambara burya iyo umuntu ari umuganga ukabuzi kuko hari umuti ushobora gukoresha kugira ngo uvure umuntu arenze ari mu maso yawe ntumuvure burya niwe uba wamwishe so numvaga kuko mfite umuti wo kubasha kurangiza no gutabara ubwoko bwacu kurangiza ziriya ntambara no gutabara ubwoko bwacu gutabara ubwoko bwacu nije uba uri kwitabara mba ni gutabara umuryango wanje mama papa bashiki banje bakuru banje babyara banje bamushenge bamuyomba ibintu bene ivyo ngivyo so n'umuryango wanje mu gihe cyo gutabara umuryango wanje ntabwo nari kubonaho bashira ngo numve ko ngomba kwicara ngo ngumane wenda ubutwari niyumvagamo ko mfite wenda amasomo nabashije kwiga mu gisirikare y'uburyo intambara igwanwa y'uburyo intambara itsinda y'uburyo batsinda intambara ya mbinu zikoreshwa kugira ngo abantu bagwana urugamba babashe kurunesha numvaga kuko ntabasha kuzicarana kuko hari hamaze kunyagwa inka ibihumba magana hamaze gutwikwa imihana amagana za Rugezi na karere kabarizwa nako hafi yongiyo za Minembwe aho ni mu ntara ya Sud Kivu muri zone ya Fizi niho abanyamurenge bari batuye imihana yabo irashe imihana myinshi hariho imihana ni myinshi cyane ushobora kwiga za Timzangoma yo kwa Sabune imihana yose yari raho yose yarahiye ibintu by'amazu yaratwiswe inka zaranyazwe zose abantu bahabapfa ndategereza ngo hari ubutabazi bwaba bwa leta ntabwo biziba yepfo irasha yose n'inka zose za biziba yepfo zose ziragenda inka magana biziba ya ruguru irasha irumba rirasha za Gaseke zirasha iyo ni za Marango iwacu aho nahereye nkubwira uko ariho mvuka ku Monyi harasha za Rutigita Masha Kivumu iyo ni imihana iri mu karere kiyo za Marango kwa Nyamiringa imihana yose hari imihana irenga 8 yo kwa Nyamiringa iyo yose yarahiye za Mibunda igice kimwe cyari kimaze gusha inka zose ntanka zisigaye za Mibunda
muco hagati nta munyamurenge wari ugituye, inka zabo zose uko zingana inka magana zaragiye ziranyagwa, leta irebera kandi ari yagasabwe gutabara abaturage nk'abanyekongo. Urumva byari bikomeye, byari bimeze nabi, byari bibishe mu mitima y'abantu yababashaga kubyumva, nanje ndimo numva mpaswe no kubasha gutabara, ariko nashakaho nshobora kuzahera nkumva ko ntaho, ariko ndavuga ngo uko bimeze kose ngomba gukoresha imbaraga zanje zose n'ubwenge bwose bwanje n'ubushobozi bukeya mbona dufite, ko nta mbunda nta masasu, byari ibibazo bigoye. Numva ko ngomba kuja gufatikanya n'abandi bose bari iwacu kugira ngo abaturage, kugira ngo twuruganizinge batwigwaneho twigwaneho ndimo nyine kuri none niyo ndimo, ariko urumva byari bigoye, byari ibintu bigoye no kumva no kwakira. Abagore babyarira mu bisambu, banyagirwa, abana barara hanze, ibintu bene ibyo ngibyo, abana bapfa bicwa batemagurwa, abagore bageze igihe batemwa amaberi. Ariko byari bigoye cyane. Hari agatabo nasomye mbabaye mfite agahinda kenshi cyane k'ibibera iwacu, ndeba ko ngashaka aho twahera nkahabura, ariko nkumva mu bitekerezo byanje ndahatirwa gutabara iwacu. Nsoma agatabo kamwe kavuga mu rurimi rw'icyongereza ngo Can God put impossible dreams in your mind? Ndagasoma cyane ako gatabo, nsoma ijambo ry'Imana, nsoma ahantu havuga ngo witinya, ngo genda uko imbaraga zawe zingana. Ibyo bintu biramfasha, bindema imbaraga, kuko numvaga bigoye cyane. Ndahaguruka ndatabara. So numva mpaswe no kumva ko ngomba kugwana ruriya rugamba rwatwigwane. Urumva ngize imyaka 2 nibwo nahagurutse ndatabara hamwe n'abandi batabazi babyumvaga, twemera ku bitambo by'ubwoko bwacu. So nkaba numva ari nkako bimeze. Nehemiya muri Bibiliya, Nehemiya bamubwiye amakuru yabo ko wahindutse amatongo gusa, ngo aricara arafuka amararira. So nta mpamvu yatumaga ntagomba gutabara, nta mpamvu yatumaga ngomba kurindira ngo siko abandi batabikoze, kuko numva ko ngwana rugamba kuwigwanirira, kuwitabara, kuwigwanaho. So gufatikanya na twigwaneho twese, tugafatikanya, kuko tunaka turi twigwaneho, turigwanaho, kuko nta ntambara twateguye turi cyama komite ngo wenda ngo hari izindi inyungu za politike runaka tuba turimo, no gutabara ubwoko bwacu no kwitabara. Bikaba binashimisha cyane, nashimira Imana ko Imana yabonye uko mu bagomba gutabara ubwoko bwacu mu gihe kiri nkiki ngiki, nanje ngomba kuba umwe mu bandi. So akaba ari gucyo mvuga, kandi nkabashimira n'Imana uko niriya myaka yose kubwira n'ijigisikare ndi umwana, wari umugambi w'Imana kugira ngo ngira amasomo runaka mfata ya gisirikare yo ku rugamba. Nkabashimira Imana yabashe kubikora, nakangurira abanyamurenge bose kubasha kumva ko ikibazo cy'iwacu ntabandi bagomba kukirangiza, nitwe tugomba kukirangiza. Ubusore bwacu bwose tugomba gukoresha imbaraga zacu zose, tukabasha kugira gute kugwana ruriya rugamba, tukitanga, tukiyemeza kuryama nabi, tukiyemeza kurya nabi, tukiyemeza kunyagirwa n'imvura, tukiyemeza kugenda amajoro, tukiyemeza izuba ryinshi, tukiyemeza inyota nyinshi. Twamaze kwiyemeza ibyo ngibyo, nta mpamvu yatuma tutagwana urugamba ngo turutsinde. Iyo ubashije kwiyemeza kuba muri iriya hari ubuzima bubi, uzugwana urugamba ukarutsinda, kandi ibyiza mukabigeraho, bibasha guhesha abantu ibyishimo n'umunezero wo mu buzima turimo. Umuntu no kwihesha agaciro, niko tugomba kwihesha agaciro. Za Kamambo hose bagumye kwicwa,
iyo niyo mpamvu yatumye tuva muri icyo gisirikare. zabiye zari bikomeye warabihinduye mana we zabiye zari bikomeye warabihinduye mana we zabiye zari bikomeye warabihinduye mana we zabiye zari bikomeye warabihinduye mana imbere yacu hariya cuza umwijima w'icuraburindi hirya no hino nta nzira yariho yo gutabarwa waje nk'uburazo uradutabara we twaje kwiyunga n'abaturage no kwiyunga n'abaturage nyine muri izi ntambara bahura nazo zo kwigwanaho ntabwo duhari gutera leta ahubwo no kwigwanaho ku bibazo bibitero nyine biri kwisha abaturage izo nizo tugwana ubundi se icyaha gikomeye kiruta guta ababyeyi bari mu ngorane ababyeyi bari gupfa ukabatera n'uri umusirikare nyine uruzi icyo cyaha icyo cyahanwa niki nacyo ni icyaha gikomeye nacyo guta ababyeyi bakama gupfa kandi witwa ngo uri umusirikare ngo uri muri leta ntacyo leta ikora icyo cyaha ntabwo gikomeye icyaha ni uguta abaturage wasiwe 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 tuzagusezera twigendere tuzigira iwacu aho tutazongera kubabara bizaduhoza tuguhaye kaze mana muri uyu mugoroba kugira ngo izina ryawe ryubahwe shigwa hejuru umwami waba imbabazi zawe zigaragara ku bwoko bwawe mana duha imbaraga zo kwibohora no kwikuraho ibitwizingira vuba vuba mana zinguka nasanze hano batujijwe hano bafite amahoro bo muri ino minsi tuzafatikanya nyine kubakingira nta kibazo umuntu umwe ntabwo yashobora ubwo rero gufatikanya nawe zongera ingufu kuko abantu benshi iyo bari hamwe ingufu ziraboneka abakunzi ba Imarangamateka TV batwumviriza rero hatandukanye reka tugane ku musozo ndetse tugenda tubashimira abadukurikirana uko bukeye nuko bwije abaherereye hatandukanye ese bavandimwe igihe uko mukizi twese ko tungana abari hatandukanye mu bigo bitandukanye mu gabane itandukanye twese tuzi igihe tubayeho cyangwa tuzi igihe tumaze tuburiho duhumeka umwuka w'abazima ariko icyo dusigaje ni ibanga ry'umuremyi waturemye no kuvuga ngo buri wese niba uyu munsi bukeye kwira ejo n'amahirwe cyangwa uyu munsi n'amahirwe ya buri wese dukesha Imana yaturemye hanyuma rero uramutse ugiye ejo cyangwa uyu munsi nimugoroba hanyuma waba usize bagenzi bawe he waba usigiye abavandimwe iki waba usize abandi he ese ikivi intware zimurenge zirimo abatandukanye harimo ba Nicola harimo abandi batandukanye abasirikari bagiye bitangira bagakunze harimo abandi bakagigi baha Asani n'abandi benshi batandukanye bagiye bahara ubuzima bwabo bitanga ari intware nyinshi cyane tutavuga ngo turondore hanyuma ikivi basize twaba turi mu murongo wo kucyusa cyangwa twaba tuzacyusa ibi nibyo tugomba kwibaza ibi nibyo tugomba kwibaza aburya umwenda guharanira uburenganzira niwe mwenda mubi kurusha indi yose ibaho reka tugane ku musozo turabakunda abadukurikirana kuva hatandukanye ndetse twumviriza aka karirimbo hanyuma tuze kugana ku musozo Dawudi niwe mwari kumwe muri studio za Imarangamateka TV uramutse ubaye interested ku biganiro tugenda dukora cyangwa imwe makuru tugenda tugarukaho wakora subscribe munsi aha hanyuma ugakanda inzogera kugira ngo bimwe tugenda tugarukaho dukoraho bizagufashe ndetse uzubikurikirana cyangwa ubibonere igihe ariko tubasezereho ndetse tunabashimira by'umwihariko murakoze kandi mukomeze mugirwe
ibihe byiza Uwiteka ababere igisubizo cy'ubuzima bwa buri munsi.